Amazina yanjye nitwa Martin Muhirwa, ndakijijwe, nizeye Yesu ni umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Kuko intego y'uno mugoroba ari kuganira ijambo ry'Imana, reka tubashe kuganira n'abadukurikira hirya no hino. Iri jambo uri mugoroba twifuje ko twaganira ijambo riri mu Korinto, urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye ab'Ikorinto igice cya mbere n'umurongo wa 30. Reka twasome abaryo tuganira iryo jambo. Bibiliya iravuga ngo niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa, kugira ngo bibe nkuko byanditswe ngo uwirata yirata Uwiteka. Amen. Reka tuganire mu minota mikeya kuri iri jambo, ijambo rikomeye ariko mu mwanya mugufi tubashe gusangira namwe abadukurikira icyo Imana yashyize ku mutima. Ni ijambo rikomeye cyane kandi ririmo ibyo twifuza mu buzima bwacu, kuko umwana w'umuntu amaze gutandukana n'Imana yatakaje icy'ingenzi cyari kimukwiye, kuko yari afite Imana atakaza icy'ingenzi, akomeza gushakashaka byinshi ariko yari abuze igikwiye ariyo Mana. Naco gituma Yesu aza, Imana yadukoreye igikomeye, yaratwihaye ubwayo. Uwo niwo murimo ukomeye dukwiriye guhora dushima. Naho ibyo dutunga byo mu isi ni ubuzima rusange n'abatizera, nabyo si bibi, dukwiriye kubikoresha no kubyitaho mu gihe turi muri iyi si, tukabishakana n'imbaraga n'amahoro. Ariko icyo umuntu yarabuze n'Imana yarabuze, kandi n'icyo yagomba kugarurirwa n'umuremyi we. Icyo Imana yadukoreye, yaduhaye ikirenze ibyo dukeneye, iduha ikirenze byinshi. Yaduhaye ikirenze byinshi, iratwiha ubwayo. Cyo gutuma rero ishimwe ryacu rikwiriye gushingira iteka kuri icyo twahawe. Biravuga ngo niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu waduhindukiye ubwenge buva ku Mana. Muri iri jambo twasomye, Yesu yaduhindukiye ibintu bine. Yaduhindukiye ngo ubwenge buva ku Mana, aduhindukira gukiranuka, aduhindukira kwezwa, aduhindukira gucungurwa. Amagambo ane kandi y'ingenzi. Isi irimo arashakashaka, abantu barashaka ubwenge bakavumbura, kandi nabwo ni bwiza. Nubwo umwana w'umuntu atobishima, ndavuga batizera, byose byakomotse ku Mana, kuko niyo yahaye umwana w'umuntu ubwenge. Ariko hari ikirenze izo ngibyo, kuko twavuze ko Imana yatwihaye, yaduhaye igikomeye, ubwenge bwahishwe abitwa abanyabwenge bo muri isi, ndavuga abatubaha Imana, aribwo bwenge bwavuye ku Mana, ari we Yesu Kristo. Yesu kubamumenye yaduhindukiye ubwenge. Ni ukuvuga ngo ufite Yesu wogena nk'umuntu waminuje, kuko wakiriye icyo Imana yatanze yahaye mu isi, wafashe diplome y'ikirenga y'Imana, kuko wakiriye ubuzima budasanzwe, aribwo bwenge bwaje buva ku Mana. Naho abatakaje Imana bakomeje gushakashaka byinshi, bashakashaka byinshi byo muri iyi si, ariko bahusha intego y'Imana icyo yabazaniye. Nico gituma batokwitwa abanyabwenge, kuko bahusha intego y'Imana. So Imana yaduhaye Yesu, nibwo bwenge bwayo. Nako Paulo akomeza kubivuga mu Korinto, arababwira Kristo Yesu ngo ari bwo bwenge bw'Imana. So twahawe ubwenge bw'Imana. Nta mpamvu yo kwita kuri igifu warakijijwe, kuri kumenya ko ufite impamyabumenyi y'ikirenga, ariyo Kristo Yesu wakiriye. Ikindi, Kristo yaduhindukiye gukiranuka, kandi ubwo bwenge cyo bwazanye buzana n'icyerekezo cy'ubuzima ku mwana w'umuntu, kuko umwana w'umuntu amaze gutakaza ubwenge, buzima yarononekaye, aba ikigomeke, akore iby'abunyamaswa. So Imana itugaruriye Yesu, yatugaruriye n'ubundi ubwenge butanga icyerekezo cy'ubuzima bwiza bwo muri iyi si. Agakiza akenshi ari gatsuba tugafata agakiza nkaho ari umutwaro, ariko agakiza ni ikintu gihesha umuntu kubaho mu buzima bwiza bufite amahoro muri iyi si. Anatanda yuko tuzaja mu ijuru ku Mana, kubana n'Imana byiteka, habe no muri iki gihe Imana yaduhaye ubuzima bwiza bufite icyerekezo. Yego, n'ubwenge bwavuye ku Mana, niwe Kristo Yesu. Icya kabiri, Yesu yaduhindukiye gukiranuka. Umwana w'umuntu amaze kuba ikigomeke, yatakaje
Imana, ahinduka umunyabyaha, ahinduka ikigomeke, ntiyabasha gushikira gukiranuka kw'Imana. Cyo gituma muri kamere muntu ndavuga utarakizwa, niyo ugerageje gushaka gukiranuka ntiwogera ku rwego Imana ishaka. Gukiranuka ni iki? Ni ukugaragara imbere y'Imana nta nenge, nta gasembwa, nta kizinga icyo cyose, ukagaragara wera de ukiranuka. So ni ukuvuga ngo nta cyaha ufite na kimwe, haba inyuma haba n'imbere. Amategeko ahana ikigaragara inyuma, ariko Imana yo kukibona byose ibona n'imbere. Kuvuga ngo ugomba kuba wera no mu mutima no mu bitekerezo. So urwo rwego umwana w'umuntu yari kubasha kurugeraho. Cyo gituma twahawe Yesu aduhindukira igisubizo cizo tutabashaga kugeraho. Duhabwa gukiranuka nk'umwambaro ari gukiranuka kw'Imana. Tugahagarara imbere y'Imana nk'abakiranusi ku bwa Yesu, tugasenga nk'abakiranusi, tukabwiriza nk'abakiranusi, tukabihagaramo nk'ubuzima ico yaduhaye. Cyo twadusomana yaduhaye gukiranuka kw'Imana kugira ngo ntitubimenye nk'amakuru y'ibyakozwe, ahubwo tuzakire nk'ubuzima bwatubayeho. N'ubuzima Imana yaduhaye tukabyakira turaba nk'abakiranusi, tukabyakira nk'ababihawe nk'abakiranusi. So kwakira agakiza cyangwa kwakira Kristo ni ukwakira ibyo nyine biri muri ibi tuvuga. Ni ukwakira ubwenge bw'Imana. Kwakira Yesu ni ukwakira gukiranuka kw'Imana. Kwakira Yesu ni ukwakira kwera kw'Imana. Ubwawe titwoshaka kwera kugira ngo tuzakugereho, kuko nta nzira yo kwera ari twokora ngo kugira ngo tugere kwera kw'Imana. No, ahubwo Kristo niwe nzira yo kwera ija ku Mana. Yego, twakire Kristo ko kwera tukagendera muri uko kwera kuva ku Mana. Kristo rero niwe waduhindukiye kwera. Cyo gituma iyo usomye Bibiliya usanga mu nzandiko z'intumwa uburyo bagiye bandikira amatorero bakavuga ngo turabandikiye mwebwe abera. Abo baza bandikira abera sabera bari mu ijuru n'abera bari muri isi nk'idutuyemo. Bitwa abera kubera iki? Bitwa abera kuko bejejwe n'amaraso ya Yesu. Abera si groupe y'abantu, akagroupe k'abantu runaka, kandi abera si abantu babikore bagera ku rwego runaka. No, abera nabakireye Yesu bezwa n'amaraso ye, babarwa nk'abera nk'abakiranusi imbere y'Imana. So Kristo yaduhindukiye gukiranuka, Kristo yaduhindukiye kwera, yaduhindukiye kwezwa nako. Yego, icya kabiri cyangwa se icya kane, Kristo yaduhindukiye gucungurwa. Twaracunguwe, ducungurwa nawe, dukizwa n'ubuzima bwe. So umusaraba wa Yesu kubw'urupfu rwe twarababariwe, kubwo kuzuka kwe ubugingo bwe abari bwa dukirishwa n'ubugingo bwe. Twababariwe n'amaraso ye, dukirishwa n'ubugingo bwe. Kubw'ibyo dukurwa mu rupfu. Agakiza egale gukurwa mu rupfu. Niko Yesu yavuze mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 5:24. Gatanu ubutumwa bwiza bwa Yohana 24. Haravuga ngo unyizera, niko Yesu yavuze ngo abamaze kuva mu rupfu ageze mu bugingo. Abamaze kuva mu rupfu ageze mu bugingo. Ntabwo tuzova mu rupfu igihe tuzogera mu ijuru. Igihe tuzogera mu ijuru tuba dutandukanye no gupfa k'uyu mubiri, gupfa kwiteka uyu mubiri, gupfa k'uyu mubiri, bana gupfa kwiteka. Naho gupfa kwiteka twaragutandukanye kuva umunsi twakira Yesu. Umukristo yakiriye Yesu abakuwe mu rupfu ageze mu bugingo. Nubwo uyu mubiri uzapfa, yego uyu mubiri ushobora uzapfa, hari nabo Yesu azagaruka bakiriho abo bazahindurwa, hari nabandi bazapfa cyangwa se gusinzira nkuko biri bikoresha iyo mvugo. Ubwo ni urupfu tampore, ni ukwita bw'umubiri, reka byite gutyo. Ariko ari abapfuye ari abazima, bose ni bazima muri Kristo. So nico gituma byitwa ko rwakuweho. Ari abapfuye ari n'abazima, twese turi bazima muri Kristo. So kwakira Yesu egale kuva mu rupfu ukaja mu bugingo. Ico nico twahawe na Yesu. Bwana sifiwe. Tumaze rero kumenya ibyo ngibyo, reka nkore conclusion kugira ngo mwanya utaba muremure. Tumaze kumenya ico twahawe na Yesu, ico twagizwe ico rero nico kwira kudutera confidence kugira ngo tubeho kuko twagizwe. Kuba twaramenye ko twahawe gukiranuka, Bibiliya dusaba kubaho nk'abakiranusi. Kubera ko mwahawe gukiranuka, ni mubeho nk'abakiranusi. Ntabwo dusabwa kugira ngo dukore twuzuye gukiranuka twemerwe n'Imana, no, ahubwo turabwirwa ngo tubeho nk'abakiranusi. Kubera ko mwaguhawe mubeho nkabo. Kubera ko mwahawe kwera n'Imana mugirwa bera, ni mubeho nk'abejejwe. Bwana sifiwe. Kandi uburyo kwimenya muri ubwo buzima, kwimenya uwo wagizwe wowe muri Kristo Yesu, biguhesha imbaraga mu businzi mu mibereho yawe hano mu isi, hejuru y'ubutware bw'umwijima n'indi mibereho yawe yose. Ukumva uri mu buzima bw'ubusinzi kuko wakuwe mu mwijima, kugwa mu bwami bw'umwijima ushirwa mu bwami bw'umucyo. So ivyo bikaduhesha kubaho nkabera kuko twabihawe.
hari ibintu bibiri bigaragara muri Bibiliya. So iyo dukoze ikinyuranye n'ico twagizwe cyo, nukuvuga ngo twagizwe abera tugakora kitejejwe, ijambo riza ritugarura kugira ngo tukore nkuko twabyawe n'ijambo. Yego, ijambo ryo ryatuzaye kandi ijambo ryo ritubeshaho. So mwagizwe abera, mwabyawe n'ijambo nkuko Petero bivuga ngo mwabyawe n'imbuto itabora. Rwandiko rwa Petero gice cya mbere n'umurongo wa 23, rwandiko rwa mbere rwa Petero. Kuko twabyawe n'imbuto itabora, twabyawe n'ijambo ry'Imana. Iryo jambo nanone niryo ritubesha iminsi yose, niryo ritubwira ibyo twirinda, niryo ritubwira ibyo tugomba gukora, niryo ritubwira ibyo tugomba kwitandukanya nabyo. Iryo niryo jambo ryatuzaye kandi niryo ridutunze. Ari nabyo Yakobo avuga ngo wumva ijambo ntakora ibyaryo, ni nk'umuntu wirebye mu ndorerwamo akibaga uko yasaga. Ni ukuvuga ngo ukoze ibinyuranye n'ibyo n'ukuri usa n'umuntu wibagiwe identity yawe cyangwa se icurico. Urasa nk'umuntu wataye umuco, binyuranye n'umuco wiwayo. Yego, ikindi kandi uko nukwibagirwa uko warusa, urasa n'uwibagiwe uburiwe. Icya kabiri kandi ibyo biza bitubaho jewe nawe n'undi wari wese, ariko ijambo kuko ariyo ritugize rikaza ritugarura kugira ngo dukore ibyo data ashaka iminsi yose. Ikindi cya kabiri nanone kudakora iby'ijambo, ushobora kugerageza gukora neza kugira ngo unezeze Imana, ariko ukibagirwa uwo wagizwewe kuko twabisomye, ukibagirwa ko wagizwe umukiranutsi, wagizwe umutsinzi, ahubwo ugashaka ko gukora kugira ngo uzatsinde. Ari naho biza biva mu buzima bwa benshi, usanga bacise intege, barasa n'abadafite kwizera ko bazaja mu ijuru. Wamaze ate se Yesu yozaja mu ijuru? Usimbizi, ubiterwa nuko yonsanga wakuwe mu rupfu kugira ngo sinzi, byoterwa nuko hari abazakubwira ngo Yesu naza turi mu ikanisa, ari umwe wigeze ko naza ari ninga turi gusenga twoja mu ijuru, ariko aje tutadusenga titubizi. Kubera iki? Karagerageza gukiranuka ariko yibagiwe ico yagizwe cyo. Kuba wibagiwe ko wagizwe umukiranutsi, ugirwa uwera, ukurwa mu rupfu, uhabwa ubugingo, ivyo navyo birakurindagiza ugasakane na wa muntu wibagiwe ko warusa. Kako Yakobo yabivuze, warebye mu ndorerwamo wibagirwa uko warusa, wibagiwe ko umwana w'Imana, wibagiwe ko wabihawe. So nukuvuga ngo ukora ijambo ry'Imana mu isezerano rishya bibanzirizwa mu ko twagizwe cyo twagizwe cyo. Ijambo ryo ryatuzaye kuko Yakobo bivuga, urwandiko rwa Yakobo gice cya mbere, ariko ngo ijambo ryatewe muri twe kugira ngo ribashe kudukiza, twabyawe naryo iryo jambo, kandi iryo jambo niryo ritubeshaho. So iyo dukoze ibinyuranye n'ico twagizwe tuba twibagiwe, kandi iyo tugerageje gushaka kugira ngo twemeze Imana tuzabe qualified, tuba dusakane nabibagiwe abo twagizweho. Tugasakana uko kandi nukwibagirwa ico wagizweho, nukwibagirwa uriwe, nukwibagirwa wagizweho. Ariko kwireba mu ndorerwamo nukumenya uwo twagizwewe n'Imana, hanyuma tugakora uko turi. Wanasifiwe. Ayo magambo y'embagahura. Imana ibagerere neza.